imyaka 25 yose kandi aracyakomeje yambara imyenda y'abagore agakora imirimo y'abagore ndetse no mwijwi avuga nk'abagore. Gusa sinavuga ngo narabivukanye n'ibintu nyene byagiye biraza buke. Uyu ni muntu ki? Ibe bibazo yagize byatumye amera gutya. Ese ni ryari abantu batangiye kumenya ko ari ukunguku ateye? Mu gace kamwe ko mu gihugu cy'u Burundi twahasanze umugabo witwa Baby. Jewe nzi Baby kuko nije nasanze bahamagara. Nitwa Minani Samuel. Mwiriwe, nitwa Minani Samuel, bakunda kwita Baby. Mfite imyaka 45, mbaho nk'abagore. Ko mbona mwese musana. Abo bana usanga basa. Uyu ni Denise, umugore wa Samuel. Nitwa Irambona Denise, ndumufasha wa Baby. Dufitanye abana 4. Itegereze iyi couple, wamenya umugabo arinde, umugore arinde. Aba ntago babana bahuje ibitsina, ahubwo ni umugore n'umugabo. Hajya bakwita papa nde? Papa Bera. Birakorohera yuko ndunda kwita papa Bera. Gusa bivana namwe ariko nkunda ijya Baby. Papa Bera ntajyo ntushima yuko tukwita papa Bera. Kenshi simbikunda. Baby suku yahoze ameze mbere. Ukuri nuko mu myaka 25 ishize yasaga neza nk'abagabo, abana n'umugore we ndetse n'abana be. Niki cyatumye Samuel uzwi nka Papa Bera ahinduka akitwa Baby, akazina kenshi gahabwa abana b'abakobwa bakiri bato? Dore uko byose byatangiye. Mu myaka ishize muri iki gihugu hadutse intambara imara imyaka myinshi, yica abantu, isenya ibikorwa remezo, abantu barahunga. Mu gihe intambara yateraga, Samuel ubu basigaye bita Baby yumviye umutima nama we. Icyo gihe cyane barondera abantu b'abagabo. Ndumva ijwi rimbwira ko kubera ko icyo gihe bahigaga abagabo cyane, numvise ijwi mu mutima wanjye rimbwira riti iyoberanye. Numva nibyo, ndavuga nti reka nambare kandi nihindure nk'abamama. Ndabikora. Igihe cyarageze baraza barakomanga, ndakingura. Barareba nuko barambaza bati ese nta mugabo mubana aha? Ndabahakanira, babwira ko nta muntu w'umugabo mu rugo rwacu. Basatse inzu yose baramubura, bafata inzira basubirayo. Uko niko Baby yatangiye urugendo rwo kuba umugore, urugendo agikomeje n'uyu munsi. Akibana na Denise bamaranye imyaka myinshi, kandi nubwo agaragara nk'umugore, Denise ahamya ko inshingano zo kubaka urugo azikora neza nk'uko byahoze kuva bakibana. Ubwo umunyamakuru yaramubajije kuri iyi ngingo n'isoni nyinshi, yagize ati nta kibazo byigeze bizana nk'uko umugore n'umugabo baba basanzwe babanye, byose byabandanje bigenda nk'uko byari bisanzwe. Yego. Uyu muryango umaze kuba mugari kuko ubu bafite abana 4 bose. Twabajije Denise uko Samuel yamurambagije ameza atya akamwemera, adusubiza ko babanye atarahinduka atya kuko babanye mbere gato yuko ibyo bibazo by'intambara byaduka. Kugeza uyu munsi aba bombi babanye mu mahoro, kandi bose iyo muganira bakubwira ko bamerewe neza kandi bishimiye uko babanye. Kuva ku munsi wa mbere Samuel yarokoka kubera kwigira umugore, yabonye ko bishoboka ko byarengera umuntu, nuko kuva ubwo atangira kwambarana n'umugore we bakisiga bimwe. Seko bisanzwe akindondera ntiyayambara uko. Oya yambara ipantaro n'ishati. Mugabo abantu baravuga ati ibyo bintu sibyo. Ngo ninda bimubuze. Nanze rero ntibyakunda ko ndabimubuza yabishaje. Yacaguma byambara. Twembi turambarana, nta muntu muri twe ugira imyenda yita iye. Niba ari ikanzu, niba ari igitenge cyangwa ijipo, umwe afata kimwe undi agafata ikindi, kandi twarabimenyereye. Ikindi kandi bidufasha no kutagura imyenda bya hato na hato. Nta ngorane. Muri iyi ntambara yamaze igihe kinini, kwigira umugore byakomeje kujya bimukiza ndetse cyane, bityo uko bukeye umugore we akamusuka umusatsi we, hatera kabiri akamutobora ugutwi, ejo agatobora ukundi, bityo kugeza ubwo ameze uko tumubona uko. Ibi byaje kumukukiramo burundu, naho intambara irangiriye yakomeje kwiberaho muri ubwo buzima kugeza n'uyu munsi. Umurebye ari kumwe n'umugore we ubona basa nta tandukaniro na rito. Aho basi uriyumvamo ko umupapa.
mu buryo bwo mubiri ndi umupapa ariko mu buryo bw'umuhemu nawe urasanga ndi umumama. Baby avuga ko muri kamere yiyumva nk'umugabo ariko ko yishimira kugaragara nk'umugore. Ibi byatumye tubaza umufasha we niba bashobora kujyana ahantu akumva nta soni afite, maze mu magambo ye adusubiza agira ati nta ngorane. turatemberana cyane rwose, turajyana iyo tugiye gusenga, dutashya ibirori cyangwa se dutemberana n'abana bacu. Baby umaze imyaka 25 abayeho ubu buzima bwo kwitwara nk'abadamu byamaze kumukukiramo burundu, ndetse nawe iyo umureba muri kumwe utamuzi ntushobora gushidikanya namba ku budamu bwe. Nyirubwite we ahamya ko azahora ameze uku. Kujya mu muhanda ubona nta soni bimutera, ntatinya kujya ahantu hakoraniye abantu benshi, ndetse niwe ujya guhahira urugo rwe. Tumubajije niba muri sosiyete batamwinuba, yadusubije ko ubu bamaze kumenyera. Ati urumva umuntu mutavukana utazi ibyawe agufata uko ashatse, ariko abo twagiye tuganira bose baranyumvise ndetse banyumva neza, kugeza ubu muri aka gace kose baranzi neza. Ndamwitwa Siri wanje. Twagize amatsiko yo kumenya uko Denise ahamagara umugabo we, niba amwita Baby cyangwa Samuel. Adusubiza ko amwita Sheri. Tumubajije nanone uko yiyumvaga mu gihe yabonaga umugabo we akomeje kuba umugore, adusubiza ko atigeze abitindaho kuko yabonaga umutware we abyishimiye kandi ko ari ibintu byabafashije kurokoka. Akongeraho rero ko yumva ibintu byakijije umuntu utahindukira ngo ubimwangishe. Uyu yitwa Nizeyimana Genevieve. nkagiye kubera naje mva hiyo mu Kinindo nasanze yambara uko nyene, ariko je ndahise natanga navuga ati umupapa arambara nk'umumama. Ariko baje barambwira ati uwabimaranye igihe kirekire kandi nizo guzi yo mugana yamaze kumubona, nsanga biramubereye, nsanga bimeze neza kuko je kuva ndahaba sindigira mbona yambaye patron vraiment kandi bimeze neza. Abaturanyi b'uyu muryango n'abandi bose batuye muri aka gace ntawe utazi Baby, kandi bose bahuriza ko ubuzima busanzwe ari umuntu ugwa neza kandi ubana amahoro n'abantu bose. Oya kubera bamaze kumenyera ko ari yo guzi we, habwo bamubonye bavuga ati Baby wapendeje vraiment. N'umuturanyi wabo akaba anacumbitse mu nzu yabo. Yatubwiye ko akiza gukodesha aha hantu byamutunguye cyane, ubwo bari bamubwiye ko Baby ari umugabo. Nk'umuntu wari uvuye mu cyaro cya kure ntiyahise yiyumvisha uburyo umuntu w'umugabo amera atyo, ariko bamaze kumusobanurira neza yarabyumvise, ndetse ubu yabaye nk'umwana mu rugo rwa Baby na Denise.